Abantu bazi Kimisagara hano tugeze bahita kuri station. Urenze isoko rya Kimisagara umanuka uturuka ruguru Nyamirambo. Ahangaha ugera uhita ugera hano kuri station. Kuri station hano station SP ni station kuva kera cyane. Naho haba arete ya bisi. Kuvuga ngo Kimisagara hari amarete agiye atandukanye ariko iyi nayo nimwe muri arete za Kimisagara zizwi. Iyi station SP yo kuva kera. Hanyuma ugeze hano kuri station SP ikintu nshaka gukora Kimisagara ntabwo nshaka kubonyuza kuri kaburimbo. Nshaka kubonyuza ruguru muri quartier ku buryo tugenda tugatunguka ku isoko rya Kimisagara tunyuze ku muhanda w'igitaka. Turi kwambuka tugiye kuzamuka hano rero kuri station harimo umuhanda uzamuka. Umuhanda uzamuka uragenda, umuhanda uragenda ukagenda ugakomeza ruguru no kuri Mo Kigali. Ariko noneho twebwe ikintu tugiye gukora tugiye kuzenguruka hano muri Kimisagara tugere ku isoko rya Kimisagara. Hari abantu baba batazi ahantu riba cyangwa se ngo banarirebe isura yaryo. Njyewe nicyo niyemeje no kujya mbereka ibintu byinshi muba mutarabona, cyangwa hari nk'umuntu utuye i Rubavu utuye i Huye ataragera ku isoko rya Kimisagara. Ubwo rero niyo mpamvu nzafata umwanya nkabatembereza agenda mbereka uburyo aho hantu utazi nyine hameze, ko hari ukuntu umuntu ashobora gukurira muri quartier imwe cyangwa se mu ntara imwe akageza muri Kigali akagira ahantu hamwe na hamwe agarukira, ahandi ahumva ku mazina atarahagera cyangwa se atarabona nuko hasa. Rero njyewe nicyo Black TV 250 igomba kujya ibafasha kugira ngo mugende mureba aho ngaho muba mutaragiye mumenya, cyangwa se aho mwumva ku mazina gusa mutazi ngo hasa gute, hameze gute, akorerwa ibiki, ese ubuzima bwaho bumeze gute. Ubuzima bwa Kimisagara nyirango muri kubona ni ubuzima bw'ubucuruzi cyane. Ubuzima bw'ubucuruzi bikomeje no muhanda tuzamuka ukajya mu jari handi naberetse kuri wa musozi wo hejuru. Ubwo tugiye gutambikira ahangaha rero ubwira Kimisagara buri mu quartier ibamo abantu benshi cyane, kubera ko abantu benshi bakorera mu mujyi. Abantu benshi bakorera mu mujyi bataha muri Kimisagara. Abantu benshi bakorera Nyabugogo bataha muri Kimisagara. Ni ukuvuga ngo nyine Kimisagara ni quartier. Kimisagara ni nka Gatsata, niyo quartier ntaraturamo kabisa. Ababeshye Kimisagara byagorana kubera ko n'ubucukike bw'abantu. Kuvuga ngo ni hahantu nta muntu utuye muri Kimisagara ujya uryama ku manywa, ntabwo wabishobora kubera ambutiyaje ibi hibereye. Urabona ko nta quartier ijya iburamo ba nyiri ibintu. Urabona ko nk'aba harimo abagabo baba baragiye baterekamo za nyubako z'umuntu ufite konti iremereye. Urabona ko n'ibipangu birahari rwose. Dukomeze tugende guhita mbagiza muri Kimisagara neza ruguru y'isoko, urebe ukuntu situation ibimeze. Dore ni hara hirya, namwe mwabonye ahantu muri kureba abantu hirya bahita mubona mudi ihindutse. Reka tugere babwiraga ko cya hafi iyo umuntu ari cya hafi aba areba Kimisagara. Naho ngaho urabona ko turi Kimisagara ariko cya hafi turi kureba hirya. Iriya yose ni cya hafi, handi tuvuye handi duturutse, iriya yose ni cya hafi. Iriya uri kureba komeza ngenda nyikwereka neza. Ubwami bw'abahamya ba Yehova ariko ahantu hose burahari. Kimisagara urabona ko hari inzu y'abahamya, inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova. Dore nubwo ni ahangaha ariko abahamya ba Yehova baba bihagazeho. Urabona ko inyubako zabo rwose zirimo ubutunzi wa mugabo. Abahamya ba Yehova ariko nzashaka amakuru yabo ndebe ubundi imyemerere yabo imeze gute, ko mamona bafite ibintu by'ibice. Umuntu uzafatwa, itangazo birabujijwe kunyara hano, uzafatwa azacibwa 10,000. Sugo yanyaraho ubundi muri rigori ni hehe? Agacumi. Abantu bari Kimisagara mwumve ko aha hantu muhamenye.
agacumi bakigufata rwose ashumi kuzahita ukikuramo. Hanze nababwiraga rero Kimisagara hano dutangira poroshe zatangiye hano bagura imyenda yambawe, imyenda nyine ukaza ujye wumva abantu baca ku ngo bavuga ngo imyenda tuyigure, imyenda tuyigure, inkweto tuzigure. Dore ni hano bita Bibera, hano niho bita Bibera, niho ihita igurirwa. Urabona ko haba hari movement kabisa iteye ubwoba, mvoma y'ibihari ya danje. Isoko rya kabiri n'isoko munsi riri official, hari n'irindi riri hano ryo hanze nyine. Buri muntu wese aza hano bagushyirira imyenda kuri size, yari nini bayigira mitoya, yaba ari mitoya bayikongerera. Ahangaha niho Kimisagara rero tugeze. Urabona ko abantu baba bari tayari, abadoda baba badoda, ibintu byose biba biri gukorwa kabisa hano. Wowe icyo nakubwira cyo nawe ugiye ufite imyenda yashaje utakibasha kwambara, hano niho wazajya uyizana bakayikugurira kuri make cyane. Urabona ko kabisa akazi kaba ari akazi kaba kari gukorwa cyane ku rwego ruhambaye hano rwose. Urabona ko business, umuntu wese uri hano ataha akoze ku biceri, umuntu wese uri hano ataha akoze ku mafaranga. Hano nta mwenda basubiza inyuma, nta nkweto basubiza inyuma. Kandi yarageze ndebe ko hari umuntu ufite inkweto, turebe n'ibiciro byaho n'ukuntu biba bihagaze kugira ngo tumenye ngo bimeze bite. Komeza, turacyakomeza, turacyari hano ruguru y'isoko rya Kimisagara. Urabona ko business yo ndayikweretse, business urabona ko abantu nyine baba hari byinshi cyane ari kwikorera poroje zabo. Aha ni hahandi imyenda yose ishaje meze gute urayizana bakayigura. Twirebere muri izi nkweto za make turebe ko twabaniye ubu nibwo wibutse ko nkanga mu Karitasi. Ni sawa. Urabona ko ziba zikomeza, turi kurebera inkweto za make hano n'imyenda ya make yakoze. Ni sawa kabisa. Poroshe ziba zigikomeza hano. Ubwo rero umuntu uzi umuhanda uri haruguru y'isoko rya Kimisagara ubu yahise amenya map, yahise amenya ahantu aho turi ahariho. Abakoboyi baba bari gukora ku buryo bugiye butandukanye, kuvuga ngo abajene no gukura amaboko mu mifuka tugashaka ibiceri. Urabona ko n'abandi bajene ubu ngubu turi kujya aho bita mu Kamenge. Kamenge nayo iba muri Kimisagara, za quartier aho bita ba Negji de General, abo bita ba Riderman, amakartier bavukiyemo, abo bita ba Extra ni umuraperi bita Extra, ngira ngo muramuzi, ni umujene wo kuva kera. Zose ni quartier zabo. Abo bita ba Capo n'aba director ba Paco, aba director bo mu video, aba producer b'imiziki. Iyi quartier ya Kimisagara givamo impano nyinshi cyane, na Mani Martin, abo bita ba Puff G. Izi ni quartier zabo bavukiyemo, banakuriyemo. Hanyuma ngiye kuzamura uyu muhanda. Urabizi ko hari umuhanda uzamuka Kimisagara w'amabuye, utaragera ku isoko nyine hari ambavanye. Uyu muhanda w'amabuye niwo uzamuka ukagenda ukakugeza aho bita mu Kamenge. Urabona ko Kimisagara business zo zirakorwa cyane ku bwinshi. Kimisagara ni quartier y'abakozi ikigaragara cyo. Reka tuzamuke tugere aho bita mu Kamenge ruguru, naho mabereke hari abantu batari bahazi. Ndabereka n'inzu
Riderman. Hanyuma turacyari muri Kimisagara rero, dore abantu bazi umugabo bita Mukeshabatware. Mukeshabatware Dismas ukoraga kuri Orenforo, muri Orenforo yahindutse RBA, wakoraga amapublicité. Ubundi tumuzi nk'umugabo bita Mbirikanyi, kinye filime théâtre yitwa Mbirikanyi. Nahangaha rero urugo rwe nahangaha yatuye kuva kera cyane, ubu ngubu hasigaye umuryango we. Mbirikanyi Mukeshabatware kabisa, ahangaha niho iwe, niho yabaga, niho yavuye kuva kera, niho yabaye. Dore yose ni amazu yo ku rugo rwe akodeshwa hanze. N'ubundi turacyari muri Kimisagara, turi kuzamuka tujya aho bita mu Kamenge. Tujya mu Kamenge batembereza amabereke, nyuma tubashe kugera byinshi cyane tumenya kuri Kamenge. Ahangaha urumva pangu ni urunguru, ire nawe dore zariho n'igiti y'amabati. Ahangaho Kimisagara hirya urabona ko namwe ubwo nyine namwe mwese mubona ibyo ari byo. Nyuma ukomeje gutya ukomeza ukagenda ukagera ku mashuri ya Kabusunzu yandi primaire, kugeza n'umuhanda ya rero. Mwebwe by'uyu munsi ndabatembereje, nizere ko mumeze neza cyane. Mukore share, mukore like, comment. Mwebwe mutarakora subscribe rero murimo muracika cyane. Hanyuma yose ni Kimisagara twari turimo. Murakoze cyane, reka mbashimire cyane mbabwira ngo iyi ni Black TV 250, nakagaruka nakazaza. Ubu ngubu turahari cyane kugira ngo tubatemereze igihugu cy'u Rwanda, East Africa ndetse n'isi yose muri rusange, uko Imana izajya igenda iduteza ubushobozi. Inshallah abayisilamu mukomeze mugire igisibo cyiza, abatari abisilamu namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Imana ibahaze mu kwifuza kwanyu, mu bushobozi bwanyu bwose, kandi ikomeze ibahe amaronko. Iyi ni Black TV 250, asa na Victoria Siempre. Dusubire mu kindi gice. Nje ku kiraro, ni nkaho ariyo centre ya Kamenge. Ikiraro kiriho rwose, umenya ko wageze mu Kamenge neza cyane. Kamenge niho tukiri, Riderman inzu yavukiyemo iwabo nahangaha. Urumva pangu ni urunguru, ire nawe dore zariho n'igiti y'amabati. Ahangaha byari byo. Nyuma ukomeje gutya ukomeza ukagenda ukagera ku mashuri ya Kabusunzu yandi primaire, kugeza n'umuhanda ya rero. Mwebwe by'uyu munsi ndabatembereje, nizere ko mumeze neza cyane. Mukore share, mukore like, comment. Mwebwe mutarakora subscribe rero murimo muracika cyane. Hanyuma yose ni Kimisagara twari turimo. Murakoze cyane, reka mbashimire cyane mbabwira ngo iyi ni Black TV 250, nakagaruka nakazaza. Ubu ngubu turahari cyane kugira ngo tubatemereze igihugu cy'u Rwanda, East Africa ndetse
n'isi yose muri rusange, uko Imana izajya igenda idutiza ubushobozi. Inshallah abayisilamu mukomeze mugire igisibo cyiza, abatari abisilamu namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Imana ibahaze mu kwifuza kwanyu, mu bushobozi bwanyu bwose, kandi ikomeze ibahe amaronko. Iyi ni Black TV 250, asa na Victor Victoria, sempre dusubire mu kindi.